hagati nkuko twe twasizanye ko bagomba kugira no kugihe babyubahirije byose kugaragaza yuko na hije barimo bazayikora neza. N'abayisilamu nkuko twe twabibatangarije imbere no muri kutuba n'amatangazo nabo babyubahirije baziriye. Rero Nyakubahwa Mufti nkuko gahunda zaziteganyije ubu mubitwemereye twatangira gahunda zacu ku mugaragaro, ari nako twahoze kwishimira ibisomo bitandukanye. Uyu mwanya rero numvaga twawukoresha tuha uhagarariye komisiyo ya hija ariwe Sheikh Murara akatugezaho ijambo yaduteguriye. Sheikh Murara, tafadhali. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر الله سبحانه وتعالى سيد مولى الإنشاء وإمام محمد نالي وينا سنجل جندوي نبا مكريتين وزاكم وزاكم جريتين مكيك وزاكم مسلميروكا. ترسل الله سبحانه وتعالى يليمه ويليم بوزي kuyakomeza kudushyira abakurikira Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma amin. Ndashimira umwanya bampaye kugira ngo icyo mvuga kuri gahunda za hija nk'umuyobozi ushinzwe cyangwa se uhagarariye komisiyo yo gutunganya ibikorwa bya hija. Mu by'ukuri ntabwo ari umurimo woroshye. Imana byarakunze ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala yaradushoboje kugeza kuri aka kanya twicaye aha ngaha ati imbere yayo. Ntabwo twabyishoboza rero bitari kubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abahaji muri imbere yanyu ku budasa umuryango w'Islam mu Rwanda uhagarariwe na Nyakubahwa Mufti wacu Sheikh Sidaiga Musa. Abahaji bacu bitabwaho mu buryo budasanzwe. Hirya ababashije kujya barabizi abantu bagenda mu kigare bataritaweho batarigishijwe byinshi batanabizi, ariko dufata umwanya wacu tukita ku bahaji n'abahajati bacu tukabigisha ibyo bakeneye byose kugira ngo ubutambagiro butagatifu bugende neza. Hanyuma kandi bitari n'ibyo ngibyo tukanabategurira urugendo mu buryo bwiza bwihariye abenshi bifuza ariko batarageraho nk'uko twese tumaze kubitangariza inshuro nyinshi. Abahaji bacu tubategurira urugendo hoteli nziza za hafi ya haramu nyine, haramu y'Imaka na haramu y'Madina. Hanyuma kandi n'amafunguro bakayafatira aho ngaho batarinze kujya mu masoko no mu maresitora. Hanyuma kandi n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu dushimira igihe cyose bukatuba hafi muri izo gahunda zose. Muri urwo rwego rero ubufatanye bw'umuryango w'Islam mu Rwanda ndetse n'inzego zacu z'igihugu tuba twishimiye ku munsi nk'uyu nguyu. Kuri ubwo bufatanye bwose n'urwo ruhererekane twababwiye tuba duhagaze imbere yanyu aha ngaha kugira ngo n'imiryango tubasezereho. Abagiye ku rugendo mu basabire yuko urugendo rugenda neza, ndetse nabo bagiye ku rugendo badusabire natwe dusigara amahoro inshallah ta'ala. Hanyuma kandi turashimira abo ari wese wabigizemo uruhare muri komisiyo dufatanyije, yaba ari ubuyobozi bwa RMC bukuriwe na Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, by'umwihariko Nyakubahwa Mufti nari kumwe na Hadi Safari none aha ngaha aravuga ati ntibyakunda abantu bangana gutya badafite ambulance. Ahita yihamagaza ngo dufite ambulance ishobora gutabara uwo ari wese bagira ikibazo none aha ngaha. Ibyo byose biri mu budasa bw'umuryango w'Islam mu Rwanda no gutegura hija neza mu buryo bwiza. Ntabwo ni bwizimbe mu magambo rero cyane kuri igihe cyatujyanye. Mureke ncumbikira aha ngaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko dutunganyiriza gahunda zacu twese ndetse n'izisigaye mu rugendo zigende neza. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dushimire Sheikh Murara uhagarariye komisiyo ya hija. Ni inkuru nziza aduhaye, ubwo bisobanuye yuko abahaji bacu bagiye bafite full package. Bisobanuye ko ibyo bagiye gukora alhamdulillah. Reka dushimire ubuyobozi bw'Abayisilamu kuba baricaye iteka ryose bahora batekereza Abayisilamu ibyiza, bakaba bategura uburyo bashobora kuba bakwiga buriya kugira kuri buriya butaka butagatifu ugiye gukora hija ukagera utazi ikintu na kimwe
biragora nayo imbaraga zashobora kuba zikora nabi ukazacyura umuntu kandi warigomye byinshi. Reka dushimire ubuyobozi ko bwarateguye gahunda. Uyu mwanya rero reka tuhe umuyobozi wa delegation ya Hija nawe agira ikintu atugezaho cyangwa se ijambo atugezaho yadateganyirije uyu munsi. Sheikh Jamil, umwanya n'uwawe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda wungirije, Nyakubahwa Kadhi Mukuru, Nyakubahwa Perezida w'Inama y'Abashehe mu Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Komisiyo y'Ibwirizabutumwa n'Ubugenzuzi bw'Idini, Nyakubahwa Mufti Imam w'Umujyi wa Kigali, banyacyubahiro Abayisilamu, abahaji namwe bahagati mwese muteraniye aha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twabanje kwiragiza Imana ishobora byose Allah, dusabira amahoro n'ishimwe yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uri muryango w'abasangirangendo be, abakurikiye inzira nziza tuzaniye n'abazayikurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyakubahwa Mufti, uyu mwaka abahaji babashije kwiyandikisha bose babonye viza, alhamdulillah rabbil alamin. Uko umubare wose ungana, abanyarwanda n'abanyamahanga bose babonye viza kandi tuzibona ku gihe cyateganyijwe nk'uko mwabidusabye. Ubu bamaze amezi abiri buri munyarwanda wese cyangwa se buri muntu wese wiyandikishije muri RMC ibyangombwa byose bifite kandi byarabonetse, alhamdulillah. Ikindi Nyakubahwa Mufti ni uko kubera imibanire myiza ya RMC ndetse n'imikorere hagati y'imikoranire hagati y'igihugu cyacu na Saudi Arabia muri East Africa, mu Rwanda ni twebwe tujyanye abanyamahanga gusa batuye mu gihugu. Ahandi hose ko umunyamahanga bamutwara biragoye, ariko twebwe kubera imibanire myiza, umubano mwiza mufitanye na Minisiteri ya Hija, dore ko na Minisitiri wa Hija yabasuye, turabashimira yuko mwaguye amarembo tukaba tukibasha gutwara abanyamahanga igihe ahandi hose batabishoboye. Abanyarwanda biyandikishije muri 35, ariko tubonye 32 bari bugende kuri ko 3 babirimo ko impamvu zikabaturutseho wenda uburwayi cyangwa se izindi nshingano bafite z'akazi. Abandi biyandikishije muri RMC, hari abandi wenda muri kwizeho nabo bagenda mu bundi buryo. Imana ikomeze ibongerere ibyiza muri gushakira Abayisilamu n'abanyarwanda bose muri rusange. Nyakubahwa Mufti, tubashimira ku nama nziza mwaduhaye zo kugira ngo dukomeze dutuze abanyarwanda hafi. Turashimira ku murongo mwaduhaye mwatangije muri gahunda ya RMC yo kugira ngo abantu bajye bagenda mu ndege imwe y'u Rwanda. Igihe abandi bari bagihangayitse tuzaca hehe, indege zarahagaze, twebwe nta kibazo kandi dufite kubera ko twari tuzi ko dufite indege y'u Rwanda izatuvana Kigali ikatugeza Jeddah, ikanatuvana Madina ikatugeza Kigali mu gihe kingana n'amasaha 3. Imana izabibahembere. Nyakubahwa Mufti, icumbi mwadusabye ko tugomba kugeza abahaji hafi. Kuri hoteli handitseho ngo iyi hoteli kugira ngo have ujya ku musigiti w'Imaka ni iminota 6 ugenda n'amaguru. Ubu utazakora amasengesho rero nta gitazitwaza, kandi iyo tuvuze hano Nyakubahwa Mufti, niba tuzaba tubeshya uzatunyumoze hano, ariko ibyo twavuze twabizi ko byanditse kuri hoteli, ntabwo se twabyanditse, niho kuri hoteli byanditse kugenda n'amaguru uva kuri hoteli ujya ku musigiti w'Imaka ni iminota 6 ugenda n'amaguru. Ni ukuvuga ngo ari urugendo rungana na metero 650. Ubwo rero bano bahaji turifuza yuko mwazakora ibada neza mutuje, mukajya mujya ku musigiti igihe mushakiye, nta modoka mutegereze, nta muntu usaba uruhusa, ukagenda ugakora ibada nk'uko icyo cyakujyanye, ugakora amasengesho yawe, ugasabira umuryango wawe, ukisabira, ugasabira igihugu cyawe n'abayobozi bose muri rusange. Kandi icyo ngicyo bajyanye turabizi ko mwabyigishijwe neza, muzabitunganya neza inshallah. Nanone mu mwihariko w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda nuko Perezida wa Komisiyo yavuze neza, nuko usigaye bategurira n'amafunguro y'Imaka. Ifunguro ry'Imaka
abantu bibaza impamvu RMC yashyizeho umurongo kugira ngo umuhariza zitwaza impamvu yose atakora ibada. Tudusha ababyeyi bacu bafite indwara zitandukanye, ashobora kujya kugura amafunguro muri resitora hanze agasanga harimo umuntu mwinshi bikamunanira bikabuza gukora ibada. Ashobora kuba imiceri buri munsi munanira gukora imiceri bakunda gucuruza mu resitora, ariko tuzajya tugerageza n'uko ubuyobozi bwaduhaye inshingano kujya tubabwira tuti abanyarwanda mubatekeye imboga mukabatekera ibintu runaka, ibyo byabafasha kugira ngo bikorere ibada yabo kandi bakayikora ku gihe. Nyakubahwa Mufti, rero inshingano mwaduhaye, ibyo mwategetse gukora byo gushakira icumbi hafi, byo gushaka ibyangombwa kare n'ibisabwa byose, ubu byaratunganye. Twaradutegereje iyi saha n'umunota kugira ngo abantu bajye gukora amasengesho yabo nk'uko bikwiye. Abahaji rero n'abahajati ndagira ngo bagire inama y'uko ubuyobozi hari ibintu byinshi bwigomwe kugira ngo izi gahunda zigende neza. Ntabwo nabivuga, abayobozi bakuru bahari bazabibwira, ariko twe n'ibiciro byahindutse, indege zirazamuka, ibikomoka kuri peteroli bitera ibibazo, ariko ubuyobozi bwaravuze buti tuzakora icyo dushoboye kugira ngo abahaji bagende muri bwa buryo bwateganyijwe, bagendere hamwe mu ndege imwe, bazagarura ibada yabo batuje. Rero icyo musabwa ni amasengesho yanyu twakora ku gihe, gukora ibibajyanye, mugakora amasengesho yanyu, mukora ibada zanyu nk'uko mwabyishyuriye, mukabikora mu buryo bwiza, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala akabibahembera, akazabishyira ku munzani w'ibyiza byanyu umunsi w'ejo. Imwe Imana iratubwira iti al-hajju baytullah, umuhaji ni umushyitsi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo asabye Allah subhanahu wa ta'ala aramwakira, n'uwasabiye Mwenyezi Mungu akakira ubusabe bwe. Abantu bahanzi bahagati tuzikabona babatumye mu busabire, ntimuzabahuguze mu byo babatumye inshallah. Musabe abagenzi banyu bifuza gukora ibada, musabe igihugu cyanyu, musabe abayobozi banyu, mwisabire namwe kugira ngo twidurire ahangaha n'ahandi n'abandi basilamu bose bari, Allah azaduhurize mu bwami bw'ijuru bwa Firdausi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dushimire umuyobozi wa delegasiyo ya hija. Ubundi muri Islam iyo umuntu yumvise inkuru nziza hari ukuntu ushobora kwishima. Abisilamu bishima gute? Ni ugutora takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ese ibyishimo ngize sinzi nawe mwabigize. Umuyobozi wa delegasiyo ya hija aduhaye inkuru nziza. Buriya amagambo yose avuze n'uherekeje wese ayisekera n'amatsiko no kuba yajyana n'iri tsinda rigiye gukora hija. Ibintu avuze abakoze hija kera aya mahirwe ntabwo bayagize, abo Allah subhanahu wa ta'ala azashoboza kubona umutungo wemerewe kwiyongeza muri Islam biremewe, ikaba ari hija ya sunna ariko ya fardhu irangije. Rero ibi byiza aka kanya turi kugeraho inshallah, uwo Allah azashoboza nawe azaze agende yumve umunyengo wa hija utarimo taabu cyangwa se ibirunyo twagiraga kera. Rero turashimira ubuyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda